bakunzi bacano ab'Imana bera mwongeye kwirirwa ndabasuhuje kandi mbifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuhuje cyane rero je mwumva ni umunyamakuru wa cano ab'Imana bera kandi mwarakoze cyane gukanda subscribe. Mwibutsa neza yuko abantu mutabizi cyangwa mufunguye telefone zanyu nonaha cyangwa TV zanyu nonaha urajya muri YouTube channel yawe muri telefone ukandikamo ijambo ab'Imana bera mu nyuguti nkuru mu nyuguti ntoya hanyuma bifatanye warangiza ugakora subscribe. Ndagusubiriramo wandika muri YouTube channel yawe ab'Imana bera mu nyuguti ntoya kandi bifatanye warangiza ukabona channel ebyiri zitiranwa ziriho udufoto dusa ubundi warangiza ugakora ama subscribe. Imana ibaha imigisha rero nkuko nababwiye rero dore tubazaniye umushyitsi nkuko tujya tubabwira tuti tuzabazanira umushyitsi kuri channel zacu ab'Imana bera kugira ngo mujye mureba mwumva amavuga butumwa mwumva ijambo ry'Imana babazaniye. Uyu mushyitsi ni muntu ki yaje ate aturutse he yitwa nde? Yesu ashimwe. Wakongera ijwi ugasuhuza abagukurikirana. Yesu nashimwe. Nongeye kukwifuriza ishya n'ihirwe kandi karibu nikaze kuri cano ab'Imana bera. Abakubonye nonaha bagize amatsiko kuko bari bajije batese uyu tureba ni umubyeyi ni umukobwa ninde, ariko ugerageze uzamura ijwi. Ku mazina yanjye nitwa Niyitanga Charlotte. Niyitanga Charlotte. Ariko Charlotte iryo jwi ryawe ko numva rwose ba bantu bafungura za speaker bataryumva bimeze bite. Ugerageze wongere uzamure ijwi. So abantu rero bari kwibaza bati ariko Charlotte Niyitanga ni umukobwa ni umubyeyi aho afite abana ntabagira, ese afite umugabo ni nk'aba ntawagira ni nk'abandi b'iki gihe bimeze bite? Mfite umugabo n'abana babiri. Afite umugabo kandi afite n'abana babiri. Imana iguha umugisha rero. Charlotte rero ubu ngubu Imana ishobora kuba yarakubwita nzakwamamaza nzakunyuza kuri YouTube channel nzakugeza kure cyane. Uyu munsi rero birasohoye. Ni iki kintu washimira Imana? Ngomba kuyishima. Ariko se no mu buzima usanzwe uvuga buke? Sinzi ndumva ijwi rwose ariko iyo uri kuvugira Imana urongera kuko nta mutumishi utajya uvugira Imana nijwi cyane. Okay, sawa. Rero Charlotte ushobora gutangira usuhuza abakunzi bawe inshuti n'imiryango bagiye gutangira bakumva, kandi watubwiye ko ufite n'umutware nawe ukamusuhuza ugasuhuza n'ababana hanyuma warangiza tukagaruka usengera n'abakunzi ba cano ab'Imana bera ubundi ukatugezaho icyo wagambiriye kutugezaho. Mutware wanjye ndamushuhuje n'abana ndabashuhuje. Amen. Ubwo urarangije nta nshuti nta miryango? Imiryango yanjye ndayishuhuje. Ariko uyu munsi ko mbona waje warakaye byagenze gute? Cyangwa niko wimereye? Ntabwo narakaye. Okay, Imana ishimwe. So rero Charlotte ushobora kugira gute gutangira usengera abakunzi ba cano ab'Imana bera ndetse n'abakozi b'Imana muri rusange bakunda kumvira ijambo ry'Imana ari abanyura kuri YouTube channel hanyuma ubasengere uturagize Imana twese hanyuma none utubwire icyakuzanye. Bana turagushimye turakubashye Imana yacu, Imana yumva gusenga, Imana yo kwizerwa. Turagushimye aya masaha yangaya Uwiteka watwimanye hari benshi batashye ariko waturinze turagushimye. Haleluya. Mu izina rya Yesu warinze ubwoko bwawe rero turagushimye tugiye kumva ijambo ryawe, reka ukomeze kubana natwe, reka udushyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe rirera jambo n'inkota Uwiteka ridutera imbaraga. Turagushimye ukomeze uganze, urakoze urakarama, komeza uganze, urakoze Yesu. Amen. Amen. Charlotte ni iki kintu kigishya cyane ushaka kuvuga mu ijwi riranguruye wumva wazaniye abakunzi ba cano ab'Imana bera? Ikintu nabazaniye ndashaka kubagezaho ijambo ry'Imana. Yes. Muri Samweli. Urashaka kutugezaho ijambo ry'Imana. Ubwo umaze kudusengera watugezaho ijambo ry'Imana wanarangiza ukaduha n'ubuhamya butoya ku buzima bwawe. Imana ishimwe ukatubwira uko bayeho muri Kigali.
ndashaka kubagezaho ijambo ry'Imana ku muri Samuel wa mbere igice cya mbere umurongo wawo w'9 cyane no kuri reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cy'Icyenda nuko bamaze kurya no kunywa Hana haguruka aho bari bari ishiru. nuko bamaze kurya no kunywa Hana haguruka ishiru aho bari bari Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye igikomanyirizo cy'umuryango mu rusengero rw'Uwiteka, ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane ahiga umuhigo aravuga uti Nyagasani Nyiringabo nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka ukanyibuka ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu nzamutura Uwiteka abe we iminsi yose. Amen. Amen. Ijambo ryiza cyane rya Hana na Eli ndetse n'Uwiteka amusaba umwana. Yego turakumva. Uyu Hana Imana yamugiriye neza imuha umwana. Amen. Uyu Hana yarasengaga cyane. Amen. Yizera Imana ariko mukeba we amukina ku mubyimba. Yarazi ko atazabyara ariko Imana ibagirira neza bashaje. Amen. Iri jambo nari kwifuriza kuko nanjye Imana yangiriye neza. Haleluya. Imana yampaye umwana mu myaka 10. Imyaka 10 yose ibona kuguha umwana. Yewe we kufite ubuhamya. Imana impa umwana. Ubu mbyaye 5. Imana ishimwe 5. Nta n'uwabimenye. Ariko mfite 2. Yo. Ndashima Imana. Imana yarabikoze nanyigira neza impa umwana. Imana igukunda ahubwo. Kwifuriza no kwizera Imana. Imana igivuga kandi igasohoza. Nanjye narayizeye Imana yakomezaga imbwira ngo mwana wanjye yego izaguha umwana. Yego. Nkumva nyine ni ibintu bese bidashoboka ariko kuwiteka nasanze bishoboka. Amen. Imana igivuga kandi igasohoza. Igasohoza. Imana ishimwe. Ufite kwiheba tuza Imana izakugirira neza. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane. Amen. Mana ni yacu. Sara nawe yararindiriye aguma mu rusengero. Imana ishimwe arakomeza ararindira Imana. Imana imugirira neza. Haleluya. Nanjye ndashima Imana. Imana yarabikoze. Imana yangiriye neza. Yangiriye icyizere. Amen. Amina. Ubu nsigaye nitwa Mama Deborah. Haleluya. Mama Mugisha. Yego Mama Mugisha Mama Deborah. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Yego. Amen. Amina. Nawe ubyumve. Ndabyumva. Wowe mbese uri mu Rwanda, uri mu Rwanda. Abo hanze y'igihugu. Imana izakugirira neza. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Imana yarakoze, Imana igikora, ndayishimye. Amen. Imana yamumpaye muri corona. Yego. Ndashima Imana. Yamumpaye bikomeye. Ari ukuntu nanivovoteye Imana, ndayivovotera irangije mbese bitewe n'ibibazo nanyuzemo. Yego. Irangije mbese umukondo urafunguka. Kandi irangije irambwira ngo ese mwana wanjye witeguye kunkorera. Haleluya. Ndaje ndavuga ati Mara nzagukorera aho uzanjyana hose nzakuvugira. Amina. Haleluya. Amina. Nanjye niteguye kugira ute? Kuyivugira kuko narayemeye. Imana ishimwe. Amen. Amina. Icyo nsaba ni imbaraga. Imana impa imbaraga. Iziguhe. Imana ishimwe. Kuko niteguye kuyivugira. Amen. Amen. Amina. Icyo nabifuriza ni ukuyizera. Imana igivuga kandi igasohoza. Nibyo. Reka dusenge Imana. Utarasenga Imana hari wegeze kumbwira uti jyewe burya nzi no kuririmba, hari akaririmbo keza waba ushaka gutura abakunzi bacano ab'Imana bera cyangwa se ukagatura n'Imana isumba byose keza cyane ubone ufite muri wowe? Nacyo nakaririmba. Okay, ushobora kukatubwira kuko ubuhamya uyu munsi waruje utuzaniye ko Imana yaguhaye umwana abana umaze imyaka 10 utabyara ariko iguhaye ibaguhera rimwe. Imana ishimwe. None uyu munsi ufite abana 2 kandi yari yaguhaye 5. Humura buriya nundaraje. Nundaraje Imana ishimwe. Hanyuma rero ushobora kutubwira indirimbo nziza igigufasha mu buzima bwawe bw'uyu munsi warangiza wamara kuyiririmba tukaza tukubaza n'ikindi.
iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Haleluya mana. ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Yesu nzi ko ufite amagare ibihumbi, harimo n'iryo wangeneye. icyo wamitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. icyo wamitiyemo ni ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi. ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. ubwo ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu ni namu tugiye. uri Imana ikiranuka muri byose, ku buntu ni namu tugiye. ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Imana iguha umugisha. amena 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 amena. Imana iguha imigisha myinshi cyane. urashaka guhanura, ariko uhanure nta kibazo. Imana ibyo gutuma by'abanyarwanda cyangwa se by'abantu bayo ubibabwire, ntacyo bitwaye. kuri channel yacu uribohora. iyo ufite message uraza ukazitanga, iyo ufite message Imana yaguhaye urazitanga, ntacyo biba bidutwaye. Imana rero iguhe imigisha myinshi cyane. ariko so ndajya ngo ubashe weho uri umubyeyi wifitiye umutware n'abana, ariko hano i Kigali harimo abantu batagira abagabo, harimo abantu se bananiwe n'ingo, bahitamo kwandagara, bahitamo kuba inyandagazi cyangwa se kujya bahora bikorera bya byaha by'ubusambanyi cyangwa n'ibindi. ni iki kintu wagira inama aba bagore batacyubaka ingo, cyangwa se ukagira inama aba basore n'abakobwa baba muri ibi byaha by'ubusambanyi? ni izihe nama, ni izihe mpuguro wabaha? icyo nabifuriza, buriya iyo usenga ugenda kuvugana n'Imana, Imana ikaguha guca bugufi no kwihangana. nakunze kugera gutya nkahaguruka, Imana ikambwira ati ndi Uwiteka ndakubakiye. Amen. nzabikora. icyo nabifuriza ni ukugira ute? ni ugusenga. iyo usenga Imana irakubakira. ubagira inama yo gusenga, Imana ikabubakira. hanyuma senga abantu ujya ubona, ndibaza ariko urwo rubyiruko rw'iki gihe ujya uhura narwo rwashayishije uburuba mu byaha, we nta bantu ujya uhura nabo bakora ibyo? iyo duhuye nabo ndabasengera. urabasengera kandi ukabahugura, ukabacyaha. Imana ishimwe. hanyuma turamutse tugukeneye kuri channel yacu ab'Imana bera, hari abakunzi bagukunze, hari abagukeneye, bari abakeneye kubabwira irindi jambo ribahumuriza, nk'uko babwita Hana yahawe umwana, none n'abandi barabuze, n'abari barabuze abana, nibihangane nibahumure. hanyuma tugukeneye kuri channel yacu ab'Imana bera, wazaboneka nta kibazo ukaduha ubundi buhamya. nta kibazo naboneka. kandi mfite na message. Imana yambwiye ngo abadafite urubyaro Imana ije kubaha urubyaro. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. abantu bari bafite gushidikanya, Imana ibaye gushidikanya. Amen. kwizera. Amen. Haleluya.
haleluya Mana ishimwe Amen. amen Amina. n'abandi Imana yahaye amasezerano iyaje kuyasohoza Imana ishimwe turabyishimiye. Imana ishimwe ikindi Imana yambwiye ngo abandi Imana igiye kwambutsa Imana irabambukije nk'uko Uwiteka yambukije Abisiraheli. Haleluya. Uwiteka arabambukije Provekire tokide shayine mandora raside sha. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo Imana ishimwe cyane irinze n'abantu bari mu bihugu byo hanze. Uwiteka arabarinze. N'abandi barwaye imitwe Uwiteka arabakije. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Bana yambwiye ngo n'abandi badafite imikorere Imana ibaha imikorere. Amen. Imana ibaha umugisha. Imana iguha imigisha. Wasoza rero udusengera hanyuma nakubugaruka ubutanugaruka uzagaruka uduha adresse zawe abantu bari bwumva ubu butumwa izi message bahaye bazagaruka bagushakiraho wabanje kugenda ukabiganira n'umutware ubundi akakwemerera ukazaza uduha adresse cyangwa nimero zawe ntacyo bitutwaye. Imana iguha umugisha. Wadusozereza udusengera amahoro y'Imana bane nawe. Mana turagushimye turakubashye Imana yacu Imana igira neza twumvishe ijambo ryawe Kristo ijambo ryawe rirera reka ukomeze uganze ukomeze ukore nyiribihe turagushimye kubw'ijambo ryawe turakubashye reka kanya nk'aka nyiribihe ukomeze ukore ukomeze bigenze neza mu izina rya Yesu kiza uburwayi bari bacitse intege Uwiteka ubaha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka turagushimye rero urakoze urakarama cyo n'icyawe Yesu amen. Imana iguha imigisha myinshi cyane kandi tugwaye karibu nikaze uzagaruke. Amen.